Reka dukomeze kubashimira bakunzi bacu, tubashimira cyane ko mwarafashe umwanzuro wo gukurikira ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Natwe tubasezeranya ko tuzakora ibishoboka byose ubundi ibiganiro bikabibageraho gatanu kuri gatanu, ndetse ari ibiganiro bifite aho byabakora ndetse n'aho byabageza ariko heza. Mu minsi ishize komantere zanyu zatubwiraga ko mwifuza ko tujya tubagezaho ibiganiro by'ubuzima kubera ko indwara z'ibyorezo zigenda zibasira ubuzima bwacu, ariko natwe twakoze ibishoboka byose turavuga tuti rero ahubwo indwara z'ibyorezo ziterwa n'ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, reka dukomeze tubagezeho ibiganiro by'ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ki? Tugiye kuganira ku muti wo kwikinisha hakoreshejwe imirire. Ukoresheje ibimera n'ibiribwa ushobora kwikorera umuti wo kwikinisha. Uyu muti ukaba wanakuvura ingaruka watewe no kwikinisha. Kwikinisha ni igikorwa kigayitse aho umuntu yishakira ibyishimo bisa nk'ibiva mu gukora imibonano mpuzabitsina. Kwikinisha bikorwa n'abantu b'ingeri zose, abakuru n'abato, abakobwa n'abagore. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abahungu aribo bikinisha ku kigero kinini kurusha abakobwa. Ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi kandi zikagenda zitandukana mu bukana bitewe n'igihe umaze wikinisha ndetse n'inshuro ikora ku munsi cyangwa mu cyumweru. Ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika kuri iyi ngingo. Hari ibyemeza ko kwikinisha ari byiza, ibindi bivuga ko kwikinisha ari bibi, ariko ikidashidikanywaho ni uko iki gikorwa ari kibi kandi gitera ibibazo bitandukanye kubikora. Ingaruka zo kwikinisha. Ingaruka zo kwikinisha ni izi zikurikira. Hari ingaruka zitandukanye ziterwa no kwikinisha ku bantu, ariko zikagenda zitandukana mu bukana bitewe n'igihe umuntu amaze abikora. Izo ngaruka ni izi zikurikira: guhorana umunaniro n'intege nke, kureba ibihu no kunanirwa kubona neza ishusho, gutakaza umusatsi, gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe, kwibagirwa bya hato na hato, kubabara mu mugongo wo hasi, gusohora imburagihe, kunanirwa gushyukwa, amasohoro yizana, guhurwa haba mudahuje imibonano mpuzabitsina, kuba igihubutsi. Kwikinisha ku bagabo. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo aribo bikinisha ku kigero kinini kurusha abagore. Mu mibare mu bagabo bakoreweho ubushakashatsi, abagera kuri 33.8% bikinishije, naho abagore bakaba ari 48.1%. Mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe bwagiye bugaragaza imibare itandukanye, ariko bwose buhurira ku kuba abagabo aribo benshi bikinisha kurusha abagore. Ese kwikinisha birakira? Muri rusange kwikinisha birakira ndetse n'ingaruka zabyo zigakira burundu, ariko byose bigashingira ku bushake n'imbaraga uwikinishije yashizemo kugira ngo abashe gukira. Gutandukana no kwikinisha bisaba ubushake n'umuhati wo kwihanganira no gukomera ku ntego, kuko iyo witekereje kubihagarika agatima karakomeza kakarehareha ku buryo ushobora no kongera kugwa mu ikosa ryo kubikora. Kwikinisha ku bagore. Nubwo abagabo aribo bikinisha ku bwinshi, ariko n'abagore barabikora kandi nabo bikaba byabatera ibibazo twavuze haruguru, bikaba byanatuma umugore atabasha kwishimira no kunyurwa n'umugabo. Ese kwikinisha bitera ubugumba? Kwikinisha ntibiteraho ubugumba. Ikinyamakuru cya mayoclinic.com kivuga ko kwikinisha nubwo bwose bitera ibibazo bitandukanye no ku bijyanye n'imyororokere, bidatera ubugumba ku muntu usanzwe adafite ikibazo cyo kubyara.
Hari abantu benshi babaswe no kwikinisha ariko badafite ikibazo cy'ubugumba, ahubwo babyara nubwo bagira ibindi bibazo nko kurangiza vuba ariko barabyara. Ese kwikinisha bitera uburwayi bw'impyiko? Ikinyamakuru cya healthline.com kivuga ko kwikinisha bidatera uburwayi bw'impyiko, nta ngaruka namba bigira ku mikorere y'impyiko. Umuti wo kwikinisha hakoreshejwe ibiribwa n'ibimera. Hari uburyo ushobora kwivura ingeso yo kwikinisha ndetse ukanivura ingaruka zo kwikinisha hifashishijwe uburyo bwa kamere hadakoreshejwe imiti ya kizungu, aho wifashisha tangawizi. Ikimera cya tangawizi iyo kivanze n'ubuki kigira uruhare rukomeye mu kuvura ingaruka zatewe no kwikinisha. Tangawizi yuzuyemo ibinyabutabire bizwi nka antioxidant ari nabyo bifasha mu gusubiza ku murongo ibyangijwe no kwikinisha. Icya kabiri, amavuta avanzemo saffron. Amata arimo agafu ka saffron nayo havura ikibazo cyo kwikinisha ndetse n'ingaruka zacyo ku mubiri. Saffron ni ururabo ruvamo agafu kavangwa n'ayo mata. Ako gafu gashobora no gukoreshwa mu guha ibiribwa ibara n'impumuro. Ibiribwa bikungahaye ku munyu wa zinc. Umunyu wa zinc ugira uruhare rukomeye mu kurinda umubiri ingaruka zitewe no kwikinisha ndetse no kuzivura burundu. Icya kane ni imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto bikungahaye ku myunyungugu n'amavitamini atandukanye bituma zigira uruhare runini mu kuvura ingaruka zatewe no kwikinisha, bityo ku muntu wikinishije bikaba ari byiza kwibanda ku mbuto n'imboga mu mafunguro ye ya buri munsi. Reka tubashimire cyane rero mwe mwakurikiye inkuru yacu, ariko by'umwihariko mwe mwibutse gukora subscribe, like ndetse na comment. Tubabwira ko natwe tuzajya dukora ibishoboka byose kugira ngo izi nkuru zacu zibagereho 5 kuri 5 kandi zibagereho ziryoshye, zinabigishe ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo mukomeze mubeho neza. Rero wowe waba warabaswe n'indwara yo kwikinisha cyangwa se n'ingeso yo kwikinisha, reka tukubwire ko tumaze kuguhereza umuti kandi gira vuba ubikore, kandi nutsinda uru rugamba uzatwandikiye muri comment kugira ngo tuzihereho dukora video y'ubutaha kandi bisubizemo n'intege n'abandi barimo kugerageza. Mwe kumwe na Prote Barashimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza, impagarike ndetse n'ubugingo.